Nsawa. Usanga igitaramo cyo gufasha Damus Semana mwamuziranye. Ntago nge tuziranye nari muzi nyine nk'umukinnyi wa filime. So bambwira igikorwa cyo kumufasha numva binkoze ku mutima numva koko umuntu ukeneye gufashwa. Uvuze ko waje hano mu kazi cyangwa waje gufasha? Naje nje gufasha ntabwo naje mu kazi. Uvuye gufasha Damus Semana babifata ute mu DJ? Ni igikorwa cyiza, ni ibintu byiza kandi sinawe wenyine tuzafasha ye kujya tugerageza turebe ya dukora ibikorwa nk'ibi bya charity. Ntabwo ibintu byose ari iby'amafaranga, tuzatunyuzamo dukore n'ibintu byo gufasha abantu. Bivuze ngo n'umuntu wese wakwitabaza wabasha kumufasha cyangwa nahangaha wenda kuba mwari muziranye n'abantu bagutumiye gutya? Mbishoboye nabasha kumufasha, mbishoboye. DJ Mura tugaruke ku muziki wawe gatoya, ari umwe mu ba DJ bari gukora umuziki hano mu Rwanda. Ufata ute umuziki wawe n'ubu DJ ukabihuza? Ubu DJ ubwabyo ni ugucuranga umuziki. So urumva ko gucuranga umuziki wawe noneho it's something else and something good. So kuri ngewe natanye byo gukora imiziki byagize icyo byongera kuri kariyeri yanjye, bigira n'icyo bizamura mu muziki rusange mu Banyarwanda, bituma n'abahanzi ubwabo tuba close, aho dusigaye dukorana kenshi batwegera natwe tubegera, bumva ko bizamura industry y'umuziki muri rusange. DJ Mira baguhitishijemo gukora ubu DJ ndetse cyangwa gukora umuziki, wahitamo iki muri ibyo bibiri? Nahitamo kudija kuko kudija niho byahereye. Bivuze ngo ukunda kudija kuruta uko wakunda gukora ubu DJ? Yeah, of course. Yeah, nkunda kudija. Kuba wenda ukora umuziki, tugaruka hari aba DJ bagenzi bawe mukora umwuga umwe ariko nabo bagiye baza mu muziki, aho ntibizarangira aba DJ bose barahanzi kudija mukabyihorera? Oya, ni byiza, ntabwo bizarangira baretse kudija, ahubwo bizarangira dusigaye tujya muri club tugacuranga ibintu by'inaha gusa, aho tugiye gucuranga ibintu byo hanze twirengagiza ibyacu. DJ Mira amaze kugira indirimbo zingahe? Izanjye ku giti cyanjye ni iri joro ni Be na Stamina. So indirimbo wataye imbaraga nyinshi cyane muri izi ndirimbo ebyiri zawe ni iyihe? Iri joro ni Be. Iri joro ni Be ubona yaragutwaka amafaranga angana iki? Ntago yantwaye amafaranga menshi kuko bagenzi banjye baramfashije, barabahanze bose buri umwe yagiye ashyiraho umusanzu, ariko byatwaye ingufu nyinshi, byatwaye ingufu bitwara n'igihe abantu yansabye ingufu iriya ndirimbo. So tugaruka ku mwuga w'ubu DJ, rumwe mu ba DJ bakomeye hano mu gihugu. So ni iki kintu umwuga w'ubu DJ wakaye gaciro kangana gute muri wowe? Umwuga w'ubu DJ tugitangira, njye natangiye muri 2012, ntago byari ibintu binini cyane, ntago badufata nk'abantu bari seriye, ariko ubu ahantu bigeze, urabona bigeze ahantu hashimishije, yona Amarno bamutumira hanze mu bihugu hose, ni ikibona ko ari ahantu ibyo byose uyu mwuga wacu ari ahantu ugeze, hari uko bari kudufata. Niwe mu DJ muri uru Rwanda uvuga ati uyu mu DJ nkunda scratch, nkunda ukuntu akora, so ukavuga ati uyu muntu ndamwemera cyane mu kazi dukora kamwe? Ni DJ Toxic. Toxic? Yeah. So DJ Toxic nawe yari umwe mu ba DJ bari bugaragare muri iki gitaramo, ngira ngo mwari gukorana aka kazi. Ese kuki watabashije kugera aha ngaha? Araje yagize akabazo ariko arimo araza. Uze ngo yaje umuhagarariye, wari kubanza kuba umukorera nawe akaza gusimbura? Nanjye ubu nagiye gutangira, nawe agiye kuza dukomerezanyeho dukora. So tugarutse ku muziki wawe, hari indi ndirimbo uteganya gushyira hanze muri iyi minsi? Nyinshi kabisa. Inshyashya yawe igiye kujya hanze yitwa? Iracyari ibanga, ntabwo nshaka mushonje muhishiwe. Ubona ufite ingamba ki mu muziki muri uyu mwaka wa 2019? Nshaka kuzuza album. Yakuza album muri uyu mwaka? Yeah. Bavuze ngo DJ Mira kabisa album yanjye na launching. Yeah. Mu ndirimbo ebyiri ufite, album igizwe n'indirimbo 12. Bivuze ngo muri uyu mwaka urabukoze indirimbo zigera mu 10. 14. Ndazikora. Soza niki kintu wabwira abakunzi b'umuziki wawe, niki kintu wabwira abakunzi b'umwuga w'ubu DJ? Ikintu cya mbere ni ukubashimira uburyo bakiriye ibintu bishyashya twatangiye, uburyo babyakiriye, aho ngenda nyura mbona ko abantu bagenda banyishimira, nkabona birantungura, nzi ko bizagenda gutya. So mbere na mbere ni ukubashimira, ikintu nabasaba ni ukutuba hafi.
n'izo comments ziba zikenewe. Ntabwo umuntu ahora ari perfect, hari igihe ushobora gukora indirimbo ikaza itameze neza bakavuga ati comment ubutaha ukamenya icyo uhindura n'iki. DJ murakoze cyane. Asante sana bro.